ndetse ubundi urujijo ruhoraho rwawe na Bruce Melody ko yakwemye collabo ibyo nibye ufata izina ry'umuntu w'umustar umuhanzi ukomeye ukaryita itungo ryo mu rugo ndumva nta kibazo na kimwe kirimo ariko uri mu mushotora ujya gusubize ko nta mwanya wawe yabona wikanga ntago yagusubiza nanjye ntago namushotora simba numva ikintu mwapfuye ishari ry'uko yateye imbere ko yagusize wabyakiriye yansize tuvuye tujya ntago nkorana nawe ntago turi Dream Boys turi Urban Boys mwakoranaga muri Just Family byasaga nabyo mubano si waciwe niki ntago umubano uhoraho so reka twizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe twagarutse umwanya w'amakuru abagezwe mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze umuhanzi Bruce Melody ukunze gushinjwa kugira inshuti zo ku rwego agezeho hanyuma izo bahoranye akazita cyane nka Amag the Black. Bruce Melody yavuze impamvu yahisemo kubaho gutyo. So reka turebe ngo bimeze bite. Mu myaka hafi igera kuri 15 Bruce Melody agiye kumara mu muziki nyarwanda n'umuhanzi utarigeze agwingira kuko atasibaga gukura umunsi ku wundi ndetse umwaka ku wundi akagaragaza imbaraga ziruta izo mu mwaka wabanje. Muri icyo gihe cyose uko igikundiro cye cyazamukaga mu banyarwanda ni nako ubuzima bwe bwarushagaho kuba bwiza cyane, ahura n'abanyemari batandukanye, abahanzi bakomeye baba bo mu Rwanda no hanze yarwo, abaproducer, abanyamakuru n'abandi mu ngeri zitandukanye. Gusa uko uyu mugabo utazirwa izina rya Munyakazi yazamukaga mu ntera, ubu ashinjwa kuba atarazamukanaga n'abari abantu be bamufashaga byinshi agitangira mu myaka ya kera, ahubwo akaba yaragiye abasiga hasi uko yagendaga yunguka inshuti ziri ku rwego agezeho. Umwe mu bahoze mu nshuti za Bruce Melody harimo umuraperi Amag the Black. Gusa ubu umubano utakiri nk'uko wahoze, dore ko ari inshuro zirenze imwe uyu yumvikanye mu gihe cya vuba atamuvuga neza. Turavuga Amag the Black. Hanyuma rero mu kiganiro aherutse kugirana na The Choice Live, ndavuga Bruce Melody yabajijwe kuri ibi ashinjwa niba ariko nawe abyemera koko inshuti ze za kera yagiye azijugunya akazireka. Niba koko nyine yaragiye ariko izo nshuti ze za kera, hanyuma inyuma kandi ari nabo bantu bashobora kuba bamurwanira cyangwa bakamuvuganira abo yagiye areka. So Bruce Melody mu gusubiza umunyamakuru wa The Choice amusubiza iki kibazo, Melody yakoresheje urugero rw'ukuntu mu muryango iyo umuntu agize amahirwe agatera imbere, buri wese ngo ahita ashaka kumugira ikiraro yambukiraho kimugeza aho ashaka kujya. Kabone niyo mutaba muri kujya mu cyerekezo kimwe. So Melody yakomeje avuga ko hari igihe umuntu mutangirana agukunda cyangwa se hari izindi nyungu agukurikiyeho yishakira gusa, aho akaba ari naho iyo uteye imbere ari inyungu yagukurikiragaho agira ishyari. Bruce Melody yagize ati mu magambo ye, nahisemo ibyo nabonaga bizamfasha gukomeza umurimo kuruta kugira inshuti zishobora kumanura. Niba nari kuzagira inshuti niba nari kugira inshuti sinzabe umuhanzi nifuza kuba, nahisemo inzozi zanjye kuruta ubwo bushuti buzatuma kariyeri yanjye ihagarara. So mu kiganiro Bruce Melody rero yumvikanishije ko atari inshuti ze za kera zose yaretse, ahubwo ko izo batabashije gukomezanya
ari uko yabonaga ko zitamufasha gukomeza gutera imbere. Cyane cyane Amag the Black niwe wagiye wumvikana muri iyi case cyane ko Bruce Melody ngo yamwiriyeho, ngira ngo murabizi mwagiye mubyumva kenshi cyane. So Bruce Melody rero yatanze umuco kuri ibi bintu, yatanze umuco ngira ngo mwabyumvise, ariko yashakaga kumvikanisha ko uko byagenda kose inshuti zimwe yaretse zashakaga kumuriraho, hari byinshi zashakaga kumukonsoma mu byumvikana byo kandi bitamuteza imbere. So yahisemo gukatira aramureka, cyane cyane nk'Amag the Black. Amag the Black niwe wagiye wumvikana cyane. So guys, ngayo nguko rero, ayo ni amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro cyangwa se showbiz. Turabashimiye cyane, no mu bindi biganiro biri bukurikireho. Bye.